Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu nziza, Imana y'urukundo, tunejejwe n'umwanya uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka Wera adushoboze guhishurirwa icyo urimo uvugana natwe, kandi anadushoboze gushyira mu ngiro icyo dutumyeho, atari ukuryumva gusa ngo duhite turyibagirwa. Oya, ahubwo rigere muri twe, ryera imbuto nyinshi. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatanu w'icyumweru, icyumweru gikurikira Pasika. Iki cyumweru gikurikira Pasika turi kuganira ku mibereho y'abacunguwe. Pasika bivuga gucungurwa kwacu, hanyuma abantu bacunguwe rero babayeho bate cyangwa se babaho bate. Ibyo turimo turaganira muri iki cyumweru. Kuri uyu munsi turasoma ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Ezra, turasoma ibice 8 umurongo wa 22, handitse ngo uko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira, ubwo twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo ibagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanya abayireka bose. Imana itugirire neza. Izi ni inkuru cyangwa se amagambo dusomye yavuzwe na Ezra, avuga yuko ngo bari mu rugendo bajya iwabo, bavuye mu bunyage bajya iwabo muri Israeli, ngo mu nzira bahuye n'ababisha, ariko ngo atekereza, bamuhereza igitekerezo cyangwa se agira igitekerezo cyo gusubira kujya gusaba umwami wari warabarekuye, umwami w'umunyembaraga wo muri kiriya gihugu bari barimo cya Babuloni, agiye kumusaba ingabo uzize zibarwanirire, ariko yumva biteye isoni. Aravuga ati ubutabazi bwacu ntabwo buva hahandi twahoze turi imyaka 70 irenga turi mu bunyage. Aravuga ati ukuboko kw'Imana yacu kuri kubayishaka bose ngo ibagirire neza. Ngo niko yari yahamirije umwami wo mu Buperesi, aravuga ati ukuboko kw'Imana yacu kuri kubayishaka bose n'Imana ibagirire neza. Imana iturengere kandi twiteho. Uru rugendo rero rw'Abisiraheli bava hariya mu bwami bw'Abamede n'Abaperesi bataha iwabo, rushushanya urugendo rw'umukristo uva mu byaha ajya mu mudendezo wo muri Kristo Yesu. Abisiraheli bari bamaze imyaka irenga 70 bari mu bunyage, ariko bahabaga bafite isezerano ry'uko Imana izaboherereza umucunguzi, umwami witwa Kuro. Uwo nguwo akaba ari we uzatuma ubwoko bwayo butaha bukagenda. Imana itugirire neza. Barababaraga bakababara muri iyo myaka yose, bagakora iby'uburetwa, bagashinyagurirwa, ariko bicaranye isezerano bavuga ati ubwo umwami witwa Kuro azaza, ntabwo tuzongera kwitwa abanyage ukundi, ntabwo tuzongera kwitwa imbata ukundi. Uko niko natwe kera Imana yacu tugire neza, abasogokuruza bahoranye isezerano bavuga ngo ubwo Kristo Mesiya azaza, azabohora abantu ku bubata bwabo bwose, azatuma abari mu nzu z'imbohe z'ibyaha babohewe mu byaha bahinduka b'umudendezo. Kristo rero yaraje, ntibikiri amateka, ntibikiri isezerano dufite ko azaza kuducungura, ahubwo azagaruka aje kudutwara, kuza kuducungura byo murimo yarawukoze. Ahubwo igisabwa ni ukugira ngo mwizere. Imana yacu tugirire neza. Ngo barimo bagenda rero bano Bisiraheli, ngo mu nzira bahura n'intambara nyinshi muri rwa rugendo rwabo rwo kujya aho basezeranijwe kuba mu mudendezo. Ngo bahura n'intambara nyinshi, ngo imitima irahaba, bamwe batekereza ko basubira kujya kubwira wa mwami wabahaye uburenganzira, wa wundi nyine hahandi bahoze mu bunyage, ngo babahereze ingabo zizeze barwanire. Ariko ndaravuga ati ataho twahoze mu bunyage nta utabazi buriyo. Ubutabazi buri ku Mana yatumye tuva mu bunyage tugahinduka b'umudendezo. Imana itugirire neza. Nawe rero mu rugendo rwo kuva mu byaha, abantu bose bari mu rugendo rwo kuva mu byaha bagahinduka b'umudendezo, abantu bose bari mu rugendo rwo kunesha icyaha. Hari igihe umuntu afite icyaha gihora kimwizingiraho, yarangiza agafata icyemezo akavuga ati ngiye gusenga, ngiye gufata ibihe, ngiye kurwana n'iki cyaha, ngihunge, ngiye mu mudendezo, mbe umudendezo iki cyaha nyineshe. Iyo utangiye rero urwo rugendo uhura n'intambara nyinshi, wenda tuvuga urugero, iyo wavuze uti ntabwo nzongera kubeshya, uhura n'ibitero byinshi by'umwanzi Satani bigusaba ngo ubeshye.
ariko ibyo bibazo uhuye nabyo we, byaba crise, byaba uburwayi, byaba ubukene, byaba intambara zo mu rugo iwawe, byaba ibyo mu kazi, byaba ibyo mu buzima busanzwe, ibyo bibazo byose biguhatira kongera gusubira mu cyaha, uramenye ntuzabyemerere ngo wongere ujye kwikirisha gukora icyaha. Satani ari yakubeshya ngo bikora uzongera wihane, no ujye umubwira ngo amaboko y'Uwiteka, amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo ibagirire neza, ahubwo ujye upfuka musenga. Hejuru ku murongo ubanza hariya ku 8:21 ngo Ezra ngo yabwiye abantu ngo yategekeye abantu ngo kwiyiriza ubusa ngo basengera ku kazi ngo kitwa Ahava, ngo barangije ngo bayoboze Uwiteka Imana inzira ibatunganiye. Hageze hepfo atanga ubuhamya bw'ukuntu yabwiye uwo mwami, aramubwira ngo amaboko y'Uwiteka y'Imana yacu ngari ku bantu bayishaka bose ngo ibagirire neza. Uramenye rero ntusubire inyuma aho wahoze mu bunyage mu byaha, wongere ujye gukora icyaha kugira ngo umubere kwize, wongere ujye gukora icyaha kugira ngo ubone akazi, wongere ujye gukora icyaha kugira ngo ubone ikiraka cyangwa ririya soko, ngongera ujye gukora icyaha kugira ngo wenda ibitagenda neza mu rugo iwawe bigende neza. No ntongere gukora icyaha, ahubwo uhamirize iyo situation urimo, uyibwire ngo amaboko y'Uwiteka Imana yacu ari kubayishaka bose ngo ibagirire neza. Ujye usenga uyoboze Uwiteka Imana inzira, kuko kizira ku bacunguwe gusubira inyuma mu bubata, kandi nuyoboza inzira izagutabara, kuko amaboko yayo ahora kubayishaka bose ngo ibagirire neza. Urakoze cyane. Kirazira ku bacunguwe gusubira guhinduka imbata.